Yes, amahoro kuri mwese. Iyi ni Waka Waka Podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero reka tuganire kuri Komandante Hugo Chavez. Hari bamwe banyandikiye bambwira tuzatuganirize kuri Komandante cyangwa se kuri Castro. Reka uyu munsi duhere kuri Komandante kubera ko naje kubona utuntu twinshi cyane, ariko harimo n'utwo nari nsanzwe nzi. Uyu Komandante ari muri bamwe bajujubije CIA, imipango yose yamupangiraga yose ikagwa mu mazi, akabatsinda uko bukeye uko bwije. Nibyo tugiye kuganiraho muri iyi podcast. Nimujye kure ya Waka Waka. Yes, rero Komandante Hugo Chavez yavukiye muri Venezuela mu 1954. Avukira mu muryango ukennye cyane kubera ko Venezuela muri icyo gihe yaririmo ibice bibiri by'abaturage. Hari igice gikize cyane cy'abaturage bake, hakabaho n'igice cya nyamwinshi, rubanda nyamwinshi bari bakennye cyane kubera ko nkuko mubizi muri Cuba, nkuko Castro yahagezaga kura inganda zose mu maboko y'abanyamerika, naha muri Venezuela niko hari hameze. Ku bujura bw'abanyamerika murabyumva, ntibari gutangwa muri iki gihugu gifite igitoro cyinshi cyane. Rero uyu Komandante akaba yaravukiye mu gice cy'abantu bakennye, akurira muri ubwo buzima bushaririye, abona abantu bake bakize cyane, ariko nanone akabona n'abakene bababaye cyane, kandi akabazi yuko n'igihugu cyabo gifite umutungo, ahubwo umutungo wacyo utunze ibindi bihugu, utunze USA, utunze n'inshuti za USA. So uyu Komandante Chavez yaje kugana mu mashuri ariga, nyuma yaje kujya mu ishuri rya gisirikari mu 1975 nibwo yapasinze muri Military Academy i Caracas. Ahangaha rero yaje gukomeza igisirikari, agenda gikoramo inshingano zitandukanye, aho yagiye ayobora unité zitandukanye nka komanda wazo. Nyuma yaho rero yaje no kuyobora unité y'abaparakomando, ari komanda wayo nka Lieutenant Colonel. Uyu nguyu rero mu 1992 nababwiye ka kantu kari karakomeje kumurya ko kubona ko mu gihugu kiwe abakire bakeya bakomeje gukira cyane, ariko na rubanda nyamwinshi rugakomeza kugana mu nzira y'ubukene bushaririye cyane. Ako ngako rero ntabwo kigeze kamuvamo muri izi service zose za gisirikari yagiye akora, yagiye azikora. Agafite mu mutwe niho mu 1992 we n'abasirikari b'inshuti ze ndetse nabo yayoboraga bacuze umugambi wo guhirika Carlos Andreas Perez wayoboraga Venezuela muri icyo gihe. Kudeta yabo rero yaje gutegurwa, barayikora ntiyacamo, barafatwa. Ahangaha Chavez akaba yarahise atangaza ko ari we wapanze iyo gahunda, bityo ko ari we ugomba gukurikiranwa mu mategeko. Ibi nabyo biri mu bintu namukundiye nk'umuntu w'intwari witangiye bagenzi be bari bafatanyije umugambi. Ahangaha rero Chavez yarafunzwe, nyuma yaho aza kuzafungurwa. Amaze gufungurwa rero nibwo yatangiye kugira ambisiyo za politiki, atangira gukora za meeting hirya no hino, atangira gukoranya abantu akabaganiriza ko yari umuntu ufite karizma yo ku rwego rwo hejuru, akaba n'umuntu uzi kuganira cyane, uganira abantu bakamwumva, kandi akaganira ibintu byuzuye amarangamutima, kuko abantu yababwiraga ibintu babamo, yababwiraga ibintu babona buri munsi. Rero abaturage b'abanyavenezuela bahise bumva ari nka Messi, bahise bumva ari nk'umucunguzi kuri bo uje kubacungura iyo ngoyi y'ubukene ikomeza kubabata, kandi babona igihugu cyabo gifite ubutunzi. Nagira ngo mbahe urugero rutoya. Niba mubona muri Afrika turi abakristo cyane, nta yindi mpamvu nuko twarakolonizwaga, noneho bakaza batwigisha batubwira ati nimugera mu ijuru muzaba mungana n'abakoloni. Uriya mu metro kugukoloniza, nugera mu ijuru muzaba mungana. Nugera mu ijuru uzaba ungana n'umwami w'Ababiligi uri kohereza aba bantu ngo baze kudutoteza. Nugera mu ijuru uzaba ungana na perezida w'Abafaransa uri kohereza abantu intanga kudutoteza. Muzaba mwese muri kuri same level. Ibyo bintu ro kubibwira umucakara abyakirana amaboko yombi, akavuga ati aho hantu niho nshaka kujya. Ni nayo mpamvu ubona ko twitangiye ibintu by'Imana, kubera ko dushaka kuzajya mu ijuru kuringanira nabo bametre badukandamije kuva kera. So numva ko rero n'aba banyavenezuela babonaga
Chavez nk'umucunguzi uje kubakura mu buzima bushaririye iyi systeme ya Carlos Andreas Perez yari yarabashyizemo. Nyuma yaho rero uyu yaje kwiyamamaza ariko abari ku butegetsi kuko bakoreshaga amafaranga menshi muri campaign, ari ishyaka rifite amafaranga menshi n'amaradiyo yigenga menshi, ntago bigeze bumva ko uyu nguyu Chavez ashobora kuzababera ikibazo, kuko bumvaga ko nta bushobozi afite bwo kugera ku banyavenezuela, n'abanyavenezuela nta bushobozi bamubonamo, ko bumvaga ko bamaze gushyira igipapuro ku maso y'abanyavenezuela batazigera bahumuka na gato. Ibi rero babyibeshyeho kubera ko uyu Hugo Chavez yatsinze ku majwi menshi cyane. Carlos Andreas Perez aratsindwa, arahunga ajya muri Amerika. Ahangaha rero Chavez akaba yaratangiye kuguhindura ibintu muri Venezuela, atangira gukura abantu mu manegeka, bubakira abantu amazu ubona ko ari meza, atangira guhamagarira abanyavenezuela kujya mu mashuri. Icyo gihe mwumva ikintu kibabaje, icyo gihe muri Venezuela hiyandikishaga ibihumbi 65 ku mwaka ku bantu bashaka kujya ku ishuri. Muribaza icyo kintu, nta nubwo ari n'abantu batuye Kicukiro gusa. Rero abo nibo biyandikishaga ku mwaka muri Venezuela. Mu gihe cya Chavez amaze kugera ku butegetsi, yahise ahindura ibintu. Mu mwaka wakurikiyeho hiyandikishije abarenga miliyoni 2 zirenga biyandikishije kugira ngo bige, ariko nanone Chavez akomeza icyo kintu cyo kugira ngo abanyavenezuela bige mu gihe gitoya, mu gihe cyihuse, bave mu bujiji bwo kutamenya gusoma no kwandika. Ahangaha ndakeka yarifashishije na za Cuba, kuko Cuba yari yaranyuze muri ibyo bibazo cyane. Abanyavenezuela batangira kwiga, ari abakuze ari n'abatoya, bityo bagenda bubaka amashuri hirya no hino mu byaro, bubaka ibitaro, bubakira abaturage bakabavana mu mazu y'amanegeka yashoboraga kubagwira bakabashyira ahantu hazima, ku buryo aba banyavenezuela bahise bibonamo Chavez, babona ko niwe mizero yabo, niwe ushobora kuzabakura ahantu bari barimo baragana, abaganisha ahantu heza. Ibi rero ntabwo byari gukomeza kuba byiza gusa, ntabwo byari gukomeza kuba byiza kubera ko nkuko mubizi cya gice cy'abakire cyari kimeze nkaho cyamenewe imbehe, aho bakuraga amafaranga hose. Chavez yari yarafunze amayira, inganda yarazinationalije. Abangaba bari bamenyereye kurira muri systeme y'abanyamerika, bahise bajya ku mihanda batangira propaganda zo kurwanya Chavez, batangira kuguhindanya isura ya Chavez, batangira gupanga imyigaragambyo yo kurwanya Chavez. Umunsi umwe rero hari imyigaragambyo, hari habaye imyerekano y'abantu bashyigikiye Chavez, bari kuri presidence barimo kubyina bashyigikiye perezida wabo. Noneho cya gice cy'abakire na za radio zacyo zigenga bahamagarira ikindi gice kwigaragambya, kigatera igice cya Chavez kuri presidence. Ahangaha habaye abangaba bigaragambirizaga ahantu kure ya presidence, none bahita biyemeza bati reka dufate inzira tubasange noneho kuri presidence. Bafata inzira babasanga kuri presidence, ariko aho ngaho hakaba harimo propaganda n'udutego, kubera ko aba bantu bari kuri side y'abanyamerika, bagiraga ngo babone ibyo abanyamerika bashinja Chavez kugira ngo batangire noneho uburyo bwo kumukuraho, n'uburyo buri Britari bashoboraga kuba babukoresha, bapfaga kuba babonye ibyo bashinja komandante. Aba rero baje kugana kuri presidence bahangana n'abashyigikiye Chavez, bararwana, hapfamo abantu benshi cyane. Uwo munsi urarangira, ariko imyigaragambyo ikomeza kugenda ishyuha. Noneho babanyamafaranga, babakire ka gace k'abantu bafite amafaranga, radio zabo zikomeza propaganda, no mu gisirikare batangizamo propaganda no kwigarurira bamwe mu bagenerali bo mu gisirikare cya Venezuela, ku buryo Chavez yagiye ashiduka bamugoteye muri presidence n'abakomando n'abana b'abantu bashyigikiye cya gice cy'abakire. Ubwo ngubwo Chavez bamusaba kwegura, cyangwa bakamurasana n'abantu bose bari barimo aho, cyangwa bagaturitsa presidence, bamushyizeho menace ikomeye cyane. Ni ibintu byamaze umwanya munini cyane. Ubwo muri ako kanya Chavez yabuze ukuntu abigenza, ahamagara Fidel Castro, aramubwira ati Fidel, ababaya bamereye nabi, banteye, banyinjiriye iwanjye, bari kunsaba kwegura, kandi sinshobora kugambanira abaturage banjye, ahubwo ngiye kwicisha urusasu mu mutwe ibintu byose byorohe.
Fidel Castro aramubwira ati sigaho ntabwo uzi ibiri imbere, wowe komeza ugumaho ngaho ntiwegure, utegereze ibyo bagena n'ibyo biba, naho ubundi bindi ni gahunda z'Imana, nta gahunda yo kwiyahura irimo, ntiwiyahure. Ubwo byageze nimugoroba, komandante yemera kwishyira mu maboko yabo ngabo bari baje kumufata. Ubwo ngubwo noneho bajya kumufungira ahantu ku kirwa mu kigo cy'abasirikare. Ubwo kudeta irabaye, kudeta umupango w'Abanyamerika urabaye, urakunze. Ariko ubwo za radio n'aba generali bagambaniye Chavez bari bahise bafunga radio y'igihugu. Mu gufunga radio y'igihugu hasigaye hakora radio zigenga, noneho abantu batangira kumva ibintu bya propaganda gusa, ibintu bahiritse ubutegetsi bifuzaga ko abaturage bumva, abaturage bakumva ngo Chavez ngo yeguye ku bushake bwiwe. Bumaze gucya mu gitondo, murabizi umuvugizi wa Presidence ya Republika ya Amerika kuri rya drapo ry'Abanyamerika buri gihe yari imbere y'abanyamakuru arimo kuvuga bwa bugambo bwiwe, araza aravuga ati turishimiye cyane kuba muri Venezuela habayeho kwegura ubutegetsi mu mahoro, tukaba dushyigikiye leta y'inzibacyuho. Iyo leta y'inzibacyuho yari iyobowe na Pedro Carmona rero ku munsi wakurikiyeho yahise yirahiza n'ibikabyo byinshi cyane. Ahita asesa inteko ishinga amategeko, mbese ubona ko noneho n'undi mu dictateur noneho ukaze uje mu myanya aho ngaho. Ariko abaturage ba Venezuela baracyari mu rujijo, ese komandante yeguye, ese no mu gisirikare akaba harimo za nshuti ziwe nazo zitazi ngo byagenze bite. Muri ba basirikare bari bafunze Chavez mu kigo, hari umwe Chavez yahayemo urwandiko ruvuga ngo sineguye, bamfashe bagiye kumfungira aha n'aha ku ngufu, ndacyari perezida wa Venezuela. Urwandiko rwaragiye rugera kuri bamwe mu basirikari, bare uburyo barugeza ahantu hatandukanye. Amaradiyo yo mu mahanga mu bihugu bituranye na Venezuela atangira noneho gutangaza inkuru zivuga ngo komandante ntabwo yeguye, komandante yagambaniwe, komandante yafashwe ku ngufu ajya gufungirwa ahantu mu kigo cy'abasirikari. Nkuko mubizi, Pedro Carmona yari yamaze kurahira, yamaze kuba perezida na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kumuha felicitation, byarangiye. Ariko noneho bya bintu byahise bigenda bigwa mu matwi y'abaturage, biragenda bigwa mu matwi y'abasirikari bari bababaye bashenguwe no kwegura kwa komandante gutunguranye. Bita bigenda bigwa mu matwi yabo. Imyigaragambyo noneho iratangira muri Venezuela, rubanda nyamwinshi batangira kwisuka, bari mu byaro batega amabisi, Venezuela yose irahaguruka. Nimumbaze muti Carmona byamugendekeye bite? Carmona byamugendekeye nkuko yari yapangiye Chavez. Carmona nawe yagiye yisanga inteko nako presidence yiwe yazengurutswe n'abaturage bari kumusaba Chavez, kandi baramusaba kwegura ako kanya ko bamenye imipangu yiwe. Ibintu byarakomeje birashyuha, noneho hahita hazamo na bamwe mu bagarde presidentielle, bamwe mu bakomando ba Chavez bahita baza noneho nabo bagota presidence ku buryo nta winjira nta nusohoka. Carmona n'abaministri biwe n'abamushyigikiye bahunze baciye hejuru. Kajugujugu yaciye hejuru kuri presidence irabahungisha. Uwo munsi mu masaha y'igicamunsi indi kajugujugu iraza izanye Mesiya, iraza izanye umucunguzi w'aba Banyavenezuela. Hugo Chavez agaruka aserebura n'amaboko abiri hejuru, ibipfunsi hejuru, abaturage bararira, abaturage barabyina, ibyishimo biraturika muri Venezuela, biraturika muri Venezuela. Ariko noneho Abanyamerika batangira kwimyeza imoso, batangira kubona ko umupango wabo wapfuye. Urumva Carmona ahungira aho ngaho muri Amerika. Ariko uyu ni umwe mu bagabo batsinze Abanyamerika ku buryo aho uri hose ukuri iki kiganiro nawe wamukurira ingofero. Uyu ni komandante rero amaze kugaruka yagarukanye ingufu nyinshi cyane ku buryo no muri manda yakurikiyeho noneho iyo position itigeze ibona n'amajwi n'amakiya, kuko bari garagambije banga kwitabira amatora bavuga ngo amatora ntabwo ari mu mucyo. Amatora araba, noneho ishyaka
ishyaka rya Chavez ritsinda ku bwinshi, haba mu nteko haba mu nzego zose, iri shyaka riratsinda. Uyu Chavez noneho abona imbaraga zo kuba yahindura ibintu byinshi muri Venezuela, ariho yahise ahindura ibintu cyane cyane ku nzego z'ibanze, ashyiraho ibintu nk'ibi ngibi byacu, bashyiraho inama z'abaturage, kubera ko niba meya ashyirwaho ntabwo ari ugomba no kugena ngo amafaranga y'abaturage arakoreshwa ibi n'ibi. Abaturage bagomba kujya bakora inama bakavuga bati amafaranga dufite naya ibyo dushyize imbere kuba byakemurwa ni ibi n'ibi, akaba ari byo amafaranga ashyirwamo. Ibyo rero nibyo Chavez yahise akora, kuko mbere yaho bagavana biriraga amafaranga, gavana yazanaga amafaranga akaba ari nawe ugena priorite z'ibikorwa. Murabyumva impamvu ya systeme yarushagaho gukira, yari yubatse mu buryo barushaho kwikungahaza bo ubwabo. Naho Chavez amaze kuhagera avuga ati ibi ngibi oya, umuturage agomba kujya yigenera gahunda zimukorerwa, hakabaho inama z'abaturage. Izi nama z'abaturage akaba ari zo zifata icyemezo cya bije akarere gafite cyangwa se intara ifite. Uyu Chavez arushaho gukundwa n'abantu, ahindura ibintu byinshi, inganda zose noneho azinationaliza 100%. Abanyamerika bakuramo akabo karenge 100%. Uyu rero yahise agarukana nabi cyane umunyamerika amufita ahangaha. Nibwo yatangiye noneho gukora ama speech, yavuga ati reka nze mbivuge neza, avuga ati ebane uri igicucu, akavuga ati George Bush uri igicucu, akavuga ati murabyibuka ajya muri la nama abaperezida bajya bitabira buri munsi muri Loni, ni inama ibera muri Amerika. Chavez yagiyeyo muri Amerika, yagiyeyo kwa kundi baba bahagaze hahandi bavugira ijambo. Chavez akihagera arabanza kubita ikimenyetso cy'umusaraba. Amaze gukubita ikimenyetso cy'umusaraba, kuko George Bush yari yavuze ijambo umunsi wabanjije, yari yavuze umunsi wabanjije, umunsi ukurikiraho Chavez abari uvuga. Noneho Chavez abanza gukubita ikimenyetso cy'umusaraba, aravuga ati ayere, aravuga ayere, nahise menya icyo ari cyo. Ayere ni jini, aravuga ati jini ryari riri hano ejo, ati jini ryari riri hano ejo. Arongera kubita ikimenyetso cy'umusaraba, aravuga ati ndacyumva na perfume zaryo hano. Ati jini ryiri cowboy, agenda kwa kundi Bush agenda gutya, ati jini ryiri cowboy ryari riri hano ryigendeshwa gutya. Ati rifata ijambo rivuga amagambo wagira ngo isi ni yaryo, wagira ngo isi yose ni Amerika cyangwa isi yose ni y'iryo jini. Ibi ni ibintu byanyuze ku mateleviziyo yo muri Amerika ahantu hose. Chavez abivugira hehe? Washington. Niho yabivugiye. Uyu Chavez rero yakomeje guhangana cyane n'abanyamerika, bakomeza gushaka kugusha ubukungu bwe. Nkuko mubizi bashyira Venezuela mu bihano bikomeye cyane mu gihe cya Chavez. Ariko Chavez arakomeza aratsinda. Murabyibuka ni nawe wafashije Cuba gusurvivinga, kubera ko uyu Chavez yahise aba inshuti cyane na Fidel Castro, ko bisanze intambara yabo ari imwe. Nayo mpamvu muzajya mubona Chavez, Castro, Maradona n'abantu bari inshuti cyane. Buriya nuko Che yari yaritabye Imana, nawe yashoboraga kuba ari muri ako gatsiko, ariko ndizeraho aho bari hose uyu munsi bari kumwe kandi barishimye cyane, kubera ko isi barayikoreye, baritanze cyane. Njya mvuga ati niba abakristo muvuga muti Yesu yarabitangiye, Che Guevara nawe yitangiye abantu. Atanaza arazagera n'ahangaha za Kongo, agera za Mozambique na hehe, yapfuye akiri ku rugamba rwo kubohora abantu izi ngoma za mpatsi ibihugu. Rero uyu Chavez yakomeje cyane guhangana n'abanyamerika, ariko nanone aza kugira inshuti nyinshi cyane, harimo ba Gaddafi. Muribuka ariko ari we watabarije Gaddafi kugeza ku munsi wa nyuma. Uyu Chavez yahoraga atabaza avuga ati dore Gaddafi muramwishe. Niwe muntu wenyine wajyaga arakirirwa atabaza umunsi wose, avuga ati amagini yateye Gaddafi. Urumva yaje gukundana n'abaperezida benshi cyane, harimo wa Bolivia, wa Argentine, wa Brazil wari uriho icyo gihe. Abantu benshi bumvaga bafite muri bo ikintu cyo kwibohora, bakundaga Chavez. Gusa Chavez mu minsi ye ya nyuma yavuze yuko yarozwe n'abanyamerika kansa. Anavuga ko ari nabo bayiroze uriya mugore wayoboraga Argentine. Avuga abandi baperezida bagiye barogwa na CIA babaroga kansa, avuga ko ari igiye kumwica. Ariko kugeza uyu munsi
Venezuela iracyari mu nzira za komandante. Umuperezida komandante yasigiye abanyavenezuela ariwo bita Maduro. Propaganda Amerika yakoze zo kumukuraho ishyiramo n'amafaranga menshi zose zaranze. Baragenda bafatira Venezuela ibihano bijya gusa bimeze kimwe n'ibya Iran, ku buryo yisanga nta hantu ishobora kujyana icyo gitoro cyayo. Ariko kuntu Imana igira neza, ari nayo mpamvu mbabwira ati intambara ya Ukraine yabaye urufunguzo rw'ibintu byinshi byari byaranze gufunguka. Murabyibuka Biden ahamagara Arabia Saudite ngo yongere igitoro bakamutera utwatsi, yahise yibuka abantu yarenganyije. Uyu munsi bahise barekura Venezuela gucuruza igitoro kugira ngo barebe ko byibura yaziba icyuho mu gitoro cy'Abarusiya cyari kimaze kugabanuka ku isoko. Namwe mwumva uburyarya bw'Abanyamerika, ntabwo ibyo bashyiriyeho ibihano Venezuela byavuyeho, ariko kubera ko noneho bya bihano bigiye mu nyungu zabo babikuyeho. Uyu munsi Venezuela irimo gucuruza igitoro neza rwose. Ninzajya mbabwira ati intambara ya Ukraine ifite ibihugu iri kugenda ifungurira amayira. Reba Taki irasaba ibyo ishaka bakayibikorera kubera ko bazi ko nabo hari ibyo bayishakaho. Nuko nguko bimeze. So uyu munsi nagira ngo tuganire kuri komandante. Numva ako ngako nta kantu nashakaga kubaganirizaho. Ubutaha tuzaganira no kuri Che, tuganire no kuri Castro, tuganire ku bantu bagiye bagira ibigwi. Ibi ni ibintu tuzatunyuza amahanga kuri Waka Waka podcast. Rero mukomeze mugire ibihe byiza. Niba hari agakoryo ka komandante uzi nkaba nakibagiwe, wakandika muri comment tugakomeza tugasharinga ideas. Amahoro kuri mwese.